Ese byaba byarigeze bikubaho yuko usanga iminwa yawe yumye ndetse bigatangira gutuma iminwa yawe itangira gusaduka cyangwa se igatangira kukurya? Abantu benshi bakunda guhura n'iki kibazo nko mu gihe gikonje cyangwa se bagiye nko kunywa amazi. None wakibaza ngo ni ibiki bituma ibi ngibi bibaho? Ubundi igisubizo kiroroshye. Iminwa yacu itandukanye n'urundi ruhu rwose rusigaye kuri twebwe. Ubundi uruhu rwacu rugira glands zitwa oil glands, turazita nk'imvubura zishinzwe kuba zakora amavuta karemano. Aya mavuta aba yakozwe atuma uruhu rwacu rugomeza rutoshye, rworoshye ndetse kandi rugatuma amazi adasohoka mu mubiri wacu uko yiboneye. Gusa iminwa yacu ntabwo ifite oil glands cyangwa se izi mvubura zikora aya mavuta. Kubera ibi ngibi rero bituma iminwa yacu yuma vuba ugereranyije n'izindi nce zose z'umubiri. Ubundi yaba ariyo mpamvu ituma iminwa yacu yuma vuba ndetse igatangira no gusaduka. Gusa kuba iminwa yacu yuma ntabwo biterwa no kubura amavuta gusa, ahubwo bishobora kuba byanaterwa n'aho turi. Nk'urugero, iyo umwuka wumye byatewe n'uko hari n'igihe gikonje runaka cyangwa se nk'ibihe by'umuyaga, bituma iminwa yacu itangira kuma vuba cyane kuko iba yabuze amazi. Gusa igitangaje, iyo benshi basanze nk'iminwa yabo yumye batangira kuyirigata. Ku bwa mbere abantu benshi batekereza ko ari nk'igisubizo cyo kugira ngo amacandwe atume hantu humye ku minwa yacu hatoha. Gusa igitangaje ahubwo ibi ngibi bituma ikibazo gikomeza kurusha kuba kibi. None nakibaza ngo ni ukubera iki? Ni ukubera iki urigasa iminwa yawe ahubwo urushaho kugenda yuma? Ibi ni ukubera yuko sulfur cyangwa se amacandwe afitemo icyitwa digestive enzymes zishinzwe kuba zashwanyaguza ibiryo bino ngibi tuba twariye. Mu gihe rero izi enzymes zigumye ku minwa yacu, zitangira gufata rwa ruhu rwacu zigatangira gukuramo n'amazi yari asigaye. Uretse n'ibyo ubundi amacandwe ahinduka umwuka vuba, kandi uko aya macandwe agenda ahinduka umwuka niko afata na ya mazi yari asanzwe ari mu ruhu rwacu cyane cyane hano ku munwa, hanyuma akaba yayahinduramo umwuka nayo ubwayo. Ibi ngibi bishobora kuba byatuma iminwa yawe itangira kuma birushijeho. Ikindi kintu cyatuma iminwa yawe yuma nicyo twita dehydration cyangwa se kuba umubiri wawe watangiye kubura amazi amwe n'amwe. Nk'iyo umubiri wawe udafite amazi ahagije, utangira kugenda ugabanya moisture mu nce zimwe na zimwe, kandi muri izi nce haba harimo n'umunwa wacu. Rero nk'iyo iminwa yawe itangiye kugenda yuma, aba ari nk'ikimenyetso kiri kukubwira yuko umubiri wawe ukeneye amazi. Hari n'ibindi mico dushaka kuba twakora ikaba yatuma nk'iminwa yacu irushaho kuba yakuma, nko guhumeka ukoresheje akanwa, ndavuga guhumekera ku munwa, nko kujya ku izuba cyane, ndetse no kuba wanywa imiti imwe n'imwe ishobora kuba yatuma iminwa yawe yuma. Hano hari uburyo ushobora kuba wabirinda. Mbere na mbere ni ugutuma umubiri wawe uhora ufite amazi ahagije, mbese no kunywa amazi menshi kandi ahagije. Ikindi biba byiza utagiye muri bya bihe ukonje, ko ibihe bikonje bishobora kuba byatuma iminwa yawe yuma kurushaho. Gusa none byagera ku gihe cy'izuba cyane bikaba byiza none ko utajya hanze ku izuba ryinshi. Ikindi kandi biba byiza iyo utarigase iminwa yawe kabone naho yaba yumye. Wakoze kutwumva, njye nari iFabrics, dukurikire ku mbuga zose naho twitwa iFabrics. Mwakoze.